Abantu benshi rero mwumvishije New Groove ku nshuro ya mbere yabaye umwaka ushize nako mu ntangiriro the first of 2025 January ni brand ya The Ben. Kano kanya mu magambo magufi Ben, abantu barifuza kumenya what is the New Groove and what is actually behind that concept of the New Groove. Thank you. New Groove ni brand twatekereje last year mwaka ushize dushaka mu byukuri gukomeza kunyeganyeza umujyi wacu wa Kigali ndetse no kugaragaza amahanga ko ibintu byose byiza bibera mu Rwanda. Ngira mu mwaka ushize mwabonye icyo twazanye ndetse abenshi muri mwe mwarabyitabiriye, so ningaruka mwaka rero igaruka every year. Mwaka ushize yariyo edition ya mbere, uyu mwaka ni edition ya kabiri ndetse n'umwaka utaha dufite agaseke gapfundikiye kandi izabirenze kurushaho ngira ngo. So ndumva ariko nayivuga ni brand igamije kuzana umunezero mu gihugu cyacu ngisanzwe. Thank you. Arakoze cyane rero, uwo ni The Ben Tiger. Ladies and gentlemen, reminding you that this is The Ben's concept, this is his identity. Ndavuga the New Groove, and thank you so much for the partners for being on board as well. Now, ku ruhande rero, niba mubyibuka neza mu gihe New Groove yari ihari, twashimishijwe no kubona igitangaza cyaje kukurikirana gahunda uko zimeze. Kuba byibuka neza kandi byari ibintu byiza. Nyirango Bruce, video zawe twarazibyinnye koko, tuzibona kabisa uri mu bicu. Ariko kuri no nshuro uri muri gahunda muri rusange, ariko ndashaka numve ku mutima wawe kuza muri New Groove kano kanya n'umuvandimwe. Kano kanya wabyakiriye ute, wabitekereje ute, wateyeho kashe gute, uvuga uti amin ndahari? Icyambere ndi umunyagihugu kandi bikunda sana iyo Kigali ishyushye, bifite aho bihuriye n'imimerere yanjye isanzwe. Genda umuntu wishimira kubona ibintu bigenda neza. So The Ben na team ye baprocinze team yanjye, mbona ni byiza kubera ko urubyiniro ndutinzeho, ndumazeho iminsi buriya ni naho nkorera ibintu bikomeye cyane. Ntabwo njya nterwa ipfunwe no kuvuga ko ndi umuhanzi ukomeye wa mbere, sibyo? Hanyuma icyo ngicyo gituma igihe cyose mpamagawe ntagira ubwoba bwo gukora ibintu nzi gukora neza kurusha ibindi. Ni nabyo nzakora ku itariki ya mbere. Urakoze. Maze rero mumwongera amashyirero Bruce Melody nukuri. Now to the members of the press, itangazamakuru cyangwa abo tugiye kuganira, niba hari ibibazo bikeya twacamo aragiye kudufata.